Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Tales. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Reka dutangirane inkuru yacu n'uyu mukobwa Esther. Uyu mukobwa Esther ari kugenda aturiye abana babiri. Ari muri uyu muhanda asa nkaho ari we wenyine, dore ko hari nko mukabwibwi. Uyu mugore yari yafashe umwanzuro yuko aba bana be yari yabyaye yashakaga kubasiga muri garbage akabashyira muri puberi. Ubwo yarasohotse mu nzu yerekeje hagiye kubajugunya. Ikirere cyasaga nkaho kijimye ndetse byasaga nkaho imvura igiye kugwa kuko hariho ibyo twakwita nk'imirabyo. Nuko ubwo yari kugenda hangaha mu muhanda yaje kubona gate. Hari cya kidobo cya gipuberi bashyira kugira ngo bashyiremo imyanda, noneho imodoka itwara imyanda niza kuza yifate. Uyu mukobwa rero yaje gufata cya gitrash aragifungura vuba cyane, yase fata abana be uko ari babiri abashyira muri ya puberi. Arangije abatera umugongo ava aho ngaho. Yagiye yihuta cyane ku buryo atarebye n'inyuma. Ubwo yari kugenda muri uyu muhanda inkuba yarakubise. Ubwo inkuba yakubitaga umutima we waramusimbutse. Ahangaha yatangiye gutekereza ati byanze bikunze uyu murabyo ushobora kunyiciye abana. Ariko Esther ntabwo gizahagarara, ntabwo yari yitaye uko abana bari surviving cyangwa se ntibasurviving. Yaje gukomeza rero yerekeza aho yagomba gufatira bisi. Arangije yicara muri bisi irahaguruka. Ubwo yari yicaye ahangaha muri bisi, ubu ngubu noneho yari free, n'abana yarateruye bakimuziritse. Ahangaha uyu mukobwa yarasubiye rwose mu mujyi. Ubwo yaragiye kuryoshya, yumvaga adashaka kurera abana, yumvaga adashaka ubuzima bwo mu cyaro. Yashakaga ko yigumira mu buzima bwo mu mujyi muri Lagos, aho yakoreraga amafaranga menshi, agahura n'abagabo batandukanye, akarara mu night club ari kunywa, ari kuryoshya bitandukanye. Ahangaha rero babana aho bari basigaye muri ya trash, inkuba yarongera kubita. Nuko iyo inkuba yakubitaga yaje gukangura abana. Ko rero aho ngaho muri iryo joro abana batangiye kurira. Nuko rero ubwo aba bana bari kurira, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Hari ikintu kimeze nkaho ari gitangaza cyabaye. Muri ako kanya ubwo abo bana bari kurira, iyo nkuba imaze gukubita, aho ngaho hahise hagaragara umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe, nakwita nk'umugore w'umusazi. Uyu mugore rero yaraje yegera hano kuri ya trash ya puberi. Iyi puberi yaraje kureba naho yajyagaza agafata ibyo kurya. Yagombaga kuza imodoka itwara imyanda itarahagera kugira ngo akuremo ibyo kurya bajugunye nk'imigati, umuceri abashe kurya. Uyu mugore yarazwiho ko buri joro aza kuri iyi trash akaza gutoragura ibyo kurya. Nuko uyu mugore yarageze kuri ya trash, akirebamo yasanzemo abana babiri bari kurira bakiri batoya. Abana bari kumuvinga. Umugore yarebye impande n'impande. Umugore nubwo yararwaye mu mutwe yahise agira impuhwe bano bana. Arangije arabafata arabatera uko ari babiri abakura muri ya trash, atoragura uduce tw'imigati natwo bari bajugunyemo. Nuko yaje rero guterura babana uko ari babiri ava aho ngaho yerekeza aho yarasanzwe aryama. Nuko rero ahangaha inyuma y'iki gipangu, inyuma y'iyi nzu yararaga, niho hantu uno mugore yarazwiho ko arara. Nuko arangije afata ibyenda bisa nkaho byanduye bicitse abirambikaho hasi, fata babana uko ari babiri abaryamishaho. Ariko nubwo yabaryamishije aho ngaho, abana bakomeje kurira. Uyu mugore yitegereje abana, abonye uburyo bari kurira, nubwo yari afite ibibazo byo mu mutwe, yumva agize munsiyo, atangira kubaganiza nubwo batumvaga. Aravuga ati bana banjye, ndabizi ko mushonje, reka nze mbahe ibyo kurya. Uyu mugore yaje gufata twa tugati yatoraguye muri ya trash, arangije akagenda acaho uduce dutoya cyane akatubatamika akadufosinga. Ariko abana murabizi namwe ntago babashije kutumira, ahubwo baratugaruraga n'ururimi bagakomeza bakarira. Umugore akomeza arababwira ati bana banjye ni murye. Umugore akomeza arabinginga ati bana banjye ni murye.
nuko rero uno mubyeyi ubwo yabonye bamaze kurira, umubyeyi yatangiye kurakara, atangira kugira umujinya, aratangira ati bana banjye mumbabarire mwirira. Nuko rero ubwo uyu mubyeyi yakomeje kubinginga, yaje kugezaho noneho ararakara cyane, arababwira ati mumbabarire mureke kurira, murimo munandistabinga, muri kuntesha umutwe. Arababwira ati mwabana banjye mwe, ndi mama wanyu, rero ndabategetse nimuceceke. Ariko nubwo yababwiye amagambo, abana bakomeje kurira. Ko rero wa mubyeyi arababwira ati mumbabarire nababwiye nabi. Arababwira ati bana banjye nimumbabarire nandakaye, ntabwo ndigongera kubabwira nabi, muri abana banjye. Arangije afata amazi yanduye yarasanzwe anywa nawe arabaha. Aya niyo mazi yari afite yonyine, nta kindi kintu yari kubaha. Abana banyweye amazi, hashize akanya gatoya abana baracecetse noneho barasinzira. Nuko wa mubyeyi arangije abana arabatwikira, batwikiriza agatambaro yari afite, nawe arangije aryama impande zabo. Nuko arangije afunga amaso, hashize akanya gatoya nawe yaramaze gusinzira. Ko rero uko uyu mubyeyi araryamye inyuma y'iyi nzu hari umuhanda. Aha rero uko uyu mubyeyi yakaryamye bwaje kugeraho buracya mu rukerera. Uyu mugabo amwita Sam cyangwa se umwite Mr. Sam. Nkuko bisanzwe yarabyutse ari muri siporo nkuko yarasanzwe abikora mbere yuko ajya ku kazi. Yaje rero kunyura aho ngaho aho uwo mugore yararyamye ndetse n'abana uko ari babiri, ari muri car jogging, ari kwirukanka. Nuko akigera aho hafi yabonye wa mugore, kuko uyu ni umugore warozwe aho ngaho muri quartier ko hari umugore ufite uburwayi bwo mu mutwe. Arangije amubonana n'aba bana babiri. Abana bari batangiye kurira nanone, arimo agerageza kubaha kakagati yari yatoraguye. Mu by'ukuri abana bari bashonje, kandi aba bana ntabwo bari gushobora gusurvivinga batabashije kubona amata. Wa mugabo Sam yarahagaze asa nk'uwegera aho ngaho uyu mugore yarari, aramwitegereza, abona ko kuko ari wa mugore asanzwe azi ufite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu mugore buri umwe wese wahangaha muri aka gace bari bamuzi, kandi bari bazi neza yuko uyu mugore batigeze bamubona atwite. Uno mugabo yahise amenya yuko aba bana uyu mugore yari afite byanze bikunze atari abana be. Yatangiye gutekereza muri we ati byanze bikunze aba bana uno mugore hari ahantu yabakuye. Ikindi cya kabiri, ntabwo uno mugabo byari ibintu bidasanzwe kumva ko hari umugore wabyaye abana akabajugunya ku muhanda cyangwa se akabajugunya muri za trash. Ibyo ni ibintu byari bisanzwe biba. Yatangiye kugira igitekerezo, atangiye kuvuga ati byanze bikunze uno mugore ashobora kuba yatoraguye bano bana, hari undi mugore wabyaye akabajugunya. Nuko rero uyu mugabo Sam yahise avuga ati byanze bikunze ibi bishobora kuba bisa nabyo. Uno mugabo rero yateye intambwe yegera wa mugore. Umugore akibona wa mugabo yahise atangira kurakara, arahaguruka atoragura amabuye, atangira kumubaza ati kubera iki uri kunyekera, urashaka kunyibira abana? Sam arangije asubira inyuma, ariko ubwo uyu mugabo Sam yasubiraga inyuma, amaso yakomeje kuyerekeza kuri ba bana bari kurira aho ngaho. Muri we umutima yumvise utangiye kumurya. Mu gihe rero yari kwitegereza abana, yahise yibuka umugore we ndetse n'abana be b'impanga bapfuye bapfiriye mu mpanuka. Aho ngaho hari hashize imyaka 3 yose abuze umugore we ndetse n'abana be babiri b'impanga. Aha ngaha rero muri we yatangiye gufata umwanzuro ko byanze bikunze agomba gufasha abantu bana, agomba gukora ibishoboka byose bano bana bakabona ubufasha. Ariko mbere yuko akora buri kimwe cyose hano, yagombaga guturisha uno mubyeyi wari afite, dore ko yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Nuko yatangiye gutekereza ikintu uno mugore akunda. Yahise yibuka yuko uno mugore akunda koka. Muri ako kanya Sam yahise akora mu mufuka, akuramo amafaranga. Arangije aramwereka, aramubwira ati dore fata amafaranga ujye kugura koka. Muri ako kanya wa mugore akibona amafaranga mu ntoki z'uyu mugabo, wa mugore yahise ahinduka. Yafashe amabuye yari afite ajugunya hasi, arangije
aza asanga wa mugabo. Nuko umugore aramubwira ati urakoze nyakubahwa. Nuko wa mugabo Sam aramubwira ati ngaho irukanka ujye kugura koka, humura ndaza gusigara hano ndaza ndi kukurebera abana bawe. Uwo mugore rero yavuye aho ngaho yerekeza kugura koka. Ko mu gihe rero uyu mugore yamaze kugenda agiye kugura koka, wa mugabo Sam arangije aterura aba bantu uko ari babiri, arangije arabafata abajyana iwe. Nuko hashize akanya gato rero wa mugore yaje kugera aho yagombaga kugura koka, akubita urugi cyane atangira kuvuga n'ijwi riri hejuru ati mume koka. Ahangaha rero hari haki mu gitondo, ariko noneho kuri shopu nta muntu n'umwe ugize umukingurira. Batangiye kumubaza bati ese urinde? Uyu mugabo yarimo amubaza ari imbere. Umugore aravuga ati ndashaka koka. Ibi ngibi bivuga arimo kubita urugi cyane. Nuko ubwo yakubitaga urugi cyane, wa mugabo urimo imbere atangiye kurakara. Abaza uno mugore atari ko se kubera ko ushaka koka niyo mpamvu uri kudisturbinga, uri kubyutsa abantu muri iki gitondo. Nuko wa mugore arangije arasakuza cyane, aravuga ati nimutama koka iyi nzu yanyu ndayitwika. Nuko wa mugabo ndetse n'umugore we barafunguye basohoka hanze, ariko bakibona uyu mugore bahise batuza kuko bari bamuzi. Nuko rero umugore yarinjiye arangije azana amacupa 5 ya koka. Wa mugore ufite uburwayi yahise avaho ngaho ndetse na koka ko ari 5, agaruka yirukanka yerekeza aho yasize abana. Uyu mugore ubwo yagarukaga aho yarisize abana be ntabwo yigeze abahasanga. Abana banjye bari hehe? Ahangaha yatangiye gusakuza cyane ndetse afite panike, yatangiye kurira, atangira gushakisha abana be hose. Yahise afata za koka zijugunya hasi, yikubita hasi, atangira kurira cyane, atangira kwikaraga hasi, arasakuza ararira cyane. Uyu mugore rero wifitiye uburwayi bwo mu mutwe yakomeje kurira ahangaha, ararira kugeraho imbaraga zashize, aranabirana yikubita hasi. Uyu mugore rero yaje kuryama aho ngaho ahita ntasinzirira, amaboko ye ari empty, nta bana bafite. Tugarutse rero hano mu rugo kwa Sam yari yamaze kuhagera ndetse n'aba bantu uko ari babiri. Aba bana mu by'ukuri bari bafite umuhumuro utari mwiza, kuvura mugore yabatoragura bari bataroga, bari batarahanagurwa ngo horerwe isuku. Sam rero ubwo yaratangiye kubakuramo imyenda, yabashe kureba ku birenge byabo abona yuko hariho ibiryo. Iki kikaba cyaratumye ahita abona yuko byanze bikunze aba bana uriya mugore yari yabatoraguye muri trash, yabakuye muri puberi. Nuko arangije azunguza umutwe, ashyushya amazi, arangije atangira koza aba bana. Nuko arangije arabaterura abaha ibyo kurya. Nuko muri uwo mugoroba fiancé we Roda yaje kuza kumusura. Uyu mufiancé wakigera hano yahise abona aba bana ko ari babiri. Nuko akibabona bwa mbere yarasetse, ariko uyu mugabo amaze kumusobanura aho yakuye aba bana, muri ako kanya isura y'uyu mukobwa ihinduka. Nuko atangira kumubaza none aba bana urashaka kuvuga yuko bagiye kugumana nawe? Umugabo aramubwira ati yego, aba bana bagomba kugumana nanjye. Ndagira ngo nkwibutse yuko ubukwe bw'uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa bwari bushigaje iminsi mikeya cyane itagera kuri 2. Nuko umukobwa atangira kurakara, atangira kumubaza ati se urashaka kuza kubaka urugo rwawe noneho ugatangira kurera abana batarabawe, ndetse nta nubwo ari umwana umwe ahubwo n'abana babiri? Nuko umukobwa aravuga ati ntabwo ibyo ngibyo nzabikora. Umukobwa aravuga ati wa mugabo urashaka kunshyingirwa, ariko ndabona uri kunjyana mu gahinda, sinshaka rero kujya mu rugo runtera agahinda. Nuko wa mugabo Sam arangije areba abana be uko yarabateruye aho ngaho, aramubwira ati reba bano bana bitegereze, ntabwo aba bana ngiye nshobora kubasigira uriya mugore ufite uburwayi bwo mu mutwe. Uriya mugore nawe ubwe ntabwo abasha kwiyitaho, none ni gute nafata aba bana b'inzira karengane nkabamusigira? Nuko wa mukobwa arangije arimyoza, aramubwira ati reba wowe itegereze nawe ubwawe, urabizi neza utwara minibus, uri umushoferi, uno mugabo yari umushoferi, nta nubwo ufite amafaranga, none urashaka kwiteza ibindi bibazo byo kurera abana babiri. Umukobwa aramubwira ati fata abo bana ubasubiza aho wabakuye. Uyu yari fiancé we, niba aramuka bapfuye it's okay, na mama wabo wababyaye ntabwo yabashatse, none kubera iki wowe wakumva bafitiye impuhwe? Nuko
uyu mugabo Samu atangira kumwinginga, ariko uyu mukobwa we Roda yaranze. Aravuga ati reka nkubwire, aravuga ati ntabwo tukibanye. Muri ako kanya Samu yumvise ibimubayeho atabizi. Uyu mugabo Samu yakundaga uyu mukobwa Roda cyane. Ibi ngibi rero kuba uno mukobwa yaramwanze byababaje umutima we cyane. Umugabo yicaye ahangaha mu cyumba cye ndetse n'aba bantu uko ari babiri, mu by'ukuri ntabwo yari afite icyo yakora, ariko ikintu kimwe cyari kiri mu mutima we, ntabwo yashakaga gusubiza abantu bana aho yabakuye. Kuva urupfu rwatwara abana be b'impanga ndetse na mama wabo, aba bana bapfuye banganaga n'aba bana yarateruye. Yizeraga ko byanze bikunze kuba yarateruye bano bana kandi b'impanga nabo. Yizeraga ko ari Imana yabikoze kugira ngo imushumbuse yongere kuba papa w'abana kandi b'impanga. Yahise rero afata umwanzuro ko byanze bikunze cyaba cyose mu buzima bwe agomba kwita kuri aba bana, kuri aba marayika. Iminsi yakurikiyeho rero noneho yaje ufite challenge zikomeye cyane kuri uyu mugabo. Uyu mugabo Samu yaje kubyuka, aza kubyuka asanga aba bana bafite umuriro mwinshi cyane. Abana bari bafite umuriro mwinshi cyane udasanzwe, ndetse abana barimo bahumeka nabi. Yahise afata aba bantu uko ari babiri abaterura, arirukanka yerekeza ku bitaro byari biri aho hafi, ariko mu by'ukuri aba bana bari bamerewe nabi. Nuko rero aba dogiteri bakibona bano bantu uburyo bameze, bahise babaha transfer abajyana mu mujyi. Nuko ubwo yageraga ngaho ku bitaro byo mu mujyi, dogiteri yaje gukora ibizamini. Nuko abaza uno mugabo ati watubwiye yuko aba bana wabakuye muri trash. Aramubwira ati iriya trash wabakuyemo hari harimo ikibatiri gifite gasi. Iyi gasi rero yaje kwangiza aba bana. Nuko muganga aramubwira ati aba bana nituramuka tutabakoresheje ko tubabage ejo, abana ntabwo bari bubasha gusurvivinga. Ariko mu by'ukuri iyi shiririji cyangwa se ukukubaga kw'aba bana kwasabaga arenze miliyoni y'amanayira. Aha rero uyu mugabo Samu yumvise adafite icyo yakora. Wa mugore Esther wabajugunye, wa mukobwa yari yibereye mu kabari Lagos, ari kubyinana n'abagabo bamukoraho bamumena amafaranga. Ubwo yikoraga ibi ngibi byose, impangazi abana be yibarutse bari mu bitaro, barimo barwana n'ubuzima. Mu gitondo cyakurikiyeho uyu mugabo Samu yaje gufata umwanzuro udasanzwe. Yafashe ya bisi kakabasi yatwaragamo abana ashakisha udufaranga. Niko kabasi yari afite konyine, nacyo kintu yakoraga. Arangije arakagurisha, warangije asubira ku bitaro arishyura amafaranga. Nuko abadogiteri rero bahise bakora akazi kabo, babaga babana. Nuko nyuma y'amezi 2 abana baje kumera neza ndetse barasezererwa hano mu bitaro. Ubwo yari avuye mu bitaro yerekeje mu rugo, mama wa Samu yaje kuza aho ngaho amufasha kwita kuri ba bana. Ariko nubwo mama yari ari kumufasha, ya bisi yari yarayigurishije. Nuko Samu rero yaje gufata umwanzuro wo kujya gukora akazi kavunanye kugira ngo abashe gutunga bano bana be. Uyu mugabo yaje kwerekeza aho abantu bakoraga bamena amabuye. Urabona ahantu abantu babacukura amabuye yo kubaka. Nuko Samu yaje kwerekeza aho ngaho muri icyo kirombe, atangira kujya amena amabuye. Uno mugabo yari amaze gufata umwanzuro ko byanze bikunze agomba kwita kuri bano bana. Abana rero baje gukura, Samu arangije abajyana ku ishuri, batangira kwiga muri primaire, ndetse bavuye muri primaire bajya no muri secondaire. Uyu mugabo amafaranga yakoreraga yari amafaranga makeya cyane, ntabwo yabashaga kuba yarihirira aba bana ndetse ngo n'abatunge. Aba bana rero bari abana nabo babakozi kandi babanyabwenge. Baje kumubwira ati papa turashaka kugufasha. Ibyo byatumye buri gihe uko bavaga ku ishuri baranguraga imineke bakayifata bakayishyira kutubase, bagatangira kwicuruza aho ngaho muri quartier ndetse no mu isoko. Iyo bakoreraga aya mafaranga barayafataga bakayabika,
ahanga papa we yarababwiye ati aya mafaranga ntimukayakoreho, ahubwo mujye muyabika ku ruhande kugira ngo muzabashe kuyakoresha igihe muzaba mwagiye kwiga muri university. Bari bizeye ko byanze bikunze bazatsinda bakabona amanota aberekeza muri university. Nuko rero aba bana ubwo bari barengije amashuri yisumbuye batangiye noneho kwa applyinga gukora ikizamini cyo kugira ngo berekeze muri university. Ariko abangaba uko ari babiri bagize amahirwe make baratsindwa. Nuko muri uwo mugoroba bageze ahangaha mu rugo bafite imitima iremereye cyane. Nuko bicarana na papa wabo babereka amanota bagize. Papa, twatsinzwe. Nuko papa wabo arangije arabegera araseka. Papa arababwira ati bana banjye ndabumva ntago byoroshye kuva mu rugo ugakora ibirometero nk'ibyo mukora mukajya ku ishuri, mwava ku ishuri mukajya gucuruza imineke, ntago byoroshye kugira ngo mutsinde. Nuko aravuga ati bana banjye ntago mwigize mutsindwa. Aravuga ati bana banjye ndabishimira kandi nimugire ubwoba, Imana izafungura indi miryango. Yaba ati ntimwigire mubura ibyiringiro, kuva muri bazima muhumure ahazaza hanyu haracyahari. Ayo magambo yababwiye abitayeho kandi abafitiye n'urukundo. Nuko abana rero bavuye aho ngaho bajya mu cyumba cyabo, ariko uburemere bw'uburyo bumva babaye disappointed bwatangiye kubaremerera mu bitugu byabo. Ariko kuba papa wabo yari yemeye kubasapotinga ndetse yabashujemo imbaraga, aba bana uko ari babiri b'impanga baravuze ati ntabwo twebwe dushobora kugwa hasi ngo tubyemere. Baje kugira iyindi plan, baza kugira ubundi mupangu. Baricaye baravuga bati ubwo kujya muri university bitashobotse gukunda, bafashe amafaranga bari barabitse kugira ngo bazakoreshe registration bagiye kwiga muri university. Barangije bavuga bati tugiye gufata n'aya mafaranga tuyakoreshe business yo gucuruza ibineke. Mu gihe gitoya cyane ya business bari batangiye kugenda bacuruza imineke yaje kubuminga iba nini cyane. Mwibutse ko uyu mwana umwe yitwaga Lucy undi yitwa Celestina. Ibikamyo byatangiye kujya bibagemurira imineke. Baje kuba aba distributeri bo muri Lagos yose, nibo bantu ba distributingaga imineke muri Lagos yose. Ahanga business yabo yakomeje gukura cyane. Hashize igihe gitoya noneho hatangiye kuza noneho ama trailer manini cyane, ndetse baje kongera business yabo batangiye noneho no kurangura izindi fruits. Ahanga rero batangiye kuba ba suppliers bakomeye cyane bijyanye n'imbuto hano muri uyu mujyi. Aba bana uko ari babiri babwiye papa wabo ati ntabwo dushaka gutumuvunika. Baramuhagarika bamugarika muri kakazi yakoraga kamugoraga. Barangije bamugira manager w'iyo company. Ariko mu by'ukuri papa wabo ntabwo yigize managing company yabo, ahubwo uyu mubyeyi aravuze ati bana banjye nzajya mbasengera buri munsi kugira ngo mukomeze mutere imbere. Aravuga ati bana banjye ngomba gupfukama nkabasengera kugira ngo Imana ikomeze ibafungurire imiryango. Ariko ubwo abangaba barimo batera imbere ndetse Imana iri kubafungurira imiryango, shitani yo yari irimo ifungurira imiryango wa mugore ari we mama wabajugunye Esther. Agahinda kari karamwishe Esther. Imyaka yari yaramufashe yaramaze gukura. Abagabo ntago bari bagishaka wa mubiri we wasaga neza ari toto, ndetse yari umugore ukuze kandi usa nabi cyane. Yaje kurwara indwara zitandukanye ndetse yarataramenyeza arizo. Mu by'ukuri uno mugore Esther ikintu yarazi mu mutwe cyashoboraga ko cyamufasha ni night clubs, no kujya mu kabari. Kandi noneho imyaka yarafite n'uburyo ubu ngubu yarameze n'uburyo yararwaye, nta n'umugabo wari ukimushaka. Ni ukuvuga ngo iyo skills yarafite nta kintu yari kumumarira. Nuko ubuzima rero bwatangiye kuba bubi kuri uyu mugore. Rimwe na rimwe uyu mugore hani igihe yaryamaga atariye. Ikindi cya kabiri, uno mugore yari afite isoni n'ikimwaro byo gusubira mu cyaro kubera ibyo yari yarakoze. Nyuma y'iyo myaka yose yari itambutse, byari bigoye cyane ko uyu mugore yashobora kuba yagaruka ayasubira mu cyaro nta n'ikintu afite. Ariko ubwoba bukomeye cyane yari afite
nibyo abantu bashoboraga kumubaza bati abana wabyaye wabashyize hehe, ndetse bakamubaza ibibazo bitandukanye. Mu by'ukuri aha ngaha yari yicaye, ntabwo uno mugore yari azi nimba aho yasize bano bana muri trash hari umuntu waba warabatoraguye cyangwa se nimba barapfuyiriyemo. Nuko igitondo kimwe uyu mugore yaje kwigira inama yo gutangira agacuruza oranje aho ngaho mu mujyi kugira ngo abashe kubona uburyo yasavayivinga. Nta mafaranga yari afite. Uyu mugore rero yaje kwerekeza kuri ya depo y'aba bana b'impangu uko ari babiri, Celestina ndetse na Lucy. Uyu mugore bwe yarageze aha ngaha yaje guhura n'umukozi umwe wabo. Nuko umugore aramubwira ati nyakubahwa ndakwinginze nta mafaranga mfite, ese ushobora kumpa ibyo gucuruza nkajya gucuruza, namara gucuruza nkaza nkishyura. Nuko umuhungu aramubwira ati wa mubyeyi we ntabwo ibyo bintu tuba tubikora aha ngaha, ugomba kwishyura tukaguha ibicuruzwa ubundi ukagenda. Nuko uyu musore aramubwira ati ntihanganire cyane. Aha ngaha uyu mugore Esther yumvise acitse intege. Mu by'ukuri iki nicyo cyizere yari afite cyonyine mu buzima bwe yarasigaranye. Lucy ndetse na Celestina baje kuza begera abangabo uko ari babiri. Wa musore arangije amutungira urutoki aramubwira ati dore bariya nibo bosi banjye. Umugore yahise atungurwa. Nuko Esther aramubaza ati aba bana bakiri batoya gutya nibo babosi bawe? Umusore aramubwira ati yego. Nuko ubwo Lucy ndetse na Celestina bari bageze aho ngaho, Esther yashe nkaho atera intambwe abegera, arangije arasaba. Mu by'ukuri ijwi rye ryari rifite imbaraga nkeya cyane ndetse ari kurira. Ndabinginze nimumbabarire, nta mafaranga mfite yo kuba natangira aka bizinesi. Aba bana uko ari babiri bararebanye, ariko ikintu kidasanzwe kimeze nka familia cyatangiye kubajyamo. Bumva ntabwo ari ibintu bisanzwe. Uno mugore mu by'ukuri yari umuntu stranger kuri bo, ariko bumvise hari ikintu kidasanzwe bimvisemo muri bo. Nuko bose uko ari babiri bahita bavugira rimwe bati nta kibazo. Nuko Lucy yahise ahindukira abwira abakozi barabwira ati uyu mubyeyi ni mumuhe imbuto ashaka izo arizo zose. Nuko wa mubyeyi arangije yicisha bugufi arabwira ati murakoze cyane. Arabwira ati ababyeyi b'ababyeyi bakagombye kubanezererwa. Celestina arangije araseka. Nuko aramubwira ati twebwe dufite papa wacu kandi mwiza cyane. Aramubwira ati papa wacu yaduhaye buri kimwe cyose yari afite kugira ngo tubashe kuba turahangaha uyu munsi. Nuko uyu mugore Esther arababwira ati ndaza kugaruka nimugoroba nzanye amafaranga. Izi mpanga zaje kuva no ku kazi zerekeza mu rugo basuhuza papa wabo ndetse n'ibyishimo byinshi. Mu by'ukuri uyu musaza yaramaze kugera mu myaka y'ubukure, ntabwo yarakibasha gukora cyane. Lucy ndetse na Celestina baje bicarana na papa wabo. Batangiye rero kuganira ku kibazo uyu mugabo yari yaragiye yirengagiza imyaka yaritambutse yose. Mu by'ukuri uno musaza yari yariyibagije, ndetse uno musaza yari yararwanyije cyane kuvuga cyangwa se kubwira aba bakobwa ibyerekeye mama wabo. Ntabwo yumvishaga uburyo agiye kubwira abana b'abakobwa ibyerekeranye na garbage, ibyerekeranye na puberi, cyangwa se ngo babwire uburyo yabasanganye umugore ufite uburwayi bwo mu mutwe. Wa mwana Lucy aramubwira ati papa uko byagenda kose turakwinginze twereke mama wacu nimba ari muzima. Celestina nawe arangije aramubwira ati papa niyo yaba ari ifoto turashaka kubimenya. Ko muri uwo mugoroba wa mugabo Sam yaje gutora imbaraga noneho zo kubwira ibanga yarabitse igihe kinini cyane bano bana be. Yaje gufata ba bana b'abakobwa ari babiri abakura ahangaha bajyana neighborhood, bajyana aho ngaho muri quartier hahandi yabasanganye wa mugore urwaye mu mutwe. Baragiye rero basanga wa mugore yicaye munsi y'igiti. Sam arangije atunga urutoki wa mugore arabwira ati rero mwabana mwe uyu niwe mugore nabasanganye bateruye. Abana baratuguwe cyane ndetse bumva babaye confused. Baramubwira ati papa ntabwo ibintu turi kubyumva. Nuko Sam arangije aricara arangije ababwira ukuri, ariko ukuri kubabaje cyane. Mama wabo babyara yari yarabajugunye muri puberi. Rero uyu mugore ufite uburwayi bwo mu mutwe niwe wari wabashije kubakuramo. Aba bakobwa bakimara kumva iyo nkuru babaje gutyo babuze ikintu bavuga, bahise babaho ngaho nta kintu bavuze. Nukuri muri bo mu mutima wabo bari bafite
amayobera ndetse bafite n'agahinda kenshi cyane. Nuko muri iryo joro baje kongera begera papa wabo, nuko Lucy arangije aramubwira ati papa, noneho rero tumaze kubona impamvu wangaga kuva tubwira ibyerekeranye na mama wacu, bishobora kuba byari bikomeye cyane kuri wowe, turashaka kugushimira kuri buri kimwe cyose wadukoreye. Celestina nawe arangije arambwira ati papa, uri papa wacu, none uriya mubyeyi urwaye, ufite uburwayi bwo mu mutwe, uriya ubu ngubu uyu munsi ni mama wacu. Ntabwo dushaka rero ko uriya mubyeyi agomba kuguma hariya, aba hariya ku muhanda. Arambwira ati uriya mubyeyi turashaka kumukura hariya tukamujyana kwa muganga. Nuko Lucy arakomeza aravuga ati none uriya mugore watujugunye muri pubere, aho yaba ari hose ntabwo ari mama wacu, ndetse nta nubwo tuzigera tumubabarira. Nuko wa mugabo Sam arangije yitegereza abakobwa be, yumva arabanezerewe cyane, yibagirwa buri kimwe cyose cyamubabaje ndetse n'imvune yaciyemo. Ahangaha bari bamweretse yuko abana b'abakobwa bafite imbaraga kandi bafite uburere. Nuko rero igitondo cyakurikiyeho Lucy ndetse na Celestina baje gusubira ku kazi. Ko rero abangabo uko ari babiri baje ahangaha ku kazi nk'uko bisanzwe. Surprise bahasanze wa mugore Esther yaje gufata imbuto nanone, akibabona arongera basaba iyindi favor. Nuko za mpanga ziramwemerera nanone, bamuha imbuto ajya gucuruza kugira ngo aze kuza kwishyura nyuma. Nuko muri uwo mugoroba Mr. Sam yaje kuza aho ngaho, aje kubasuhuza, aje kubasura. Sam yaje kwicara aho ngaho hafi, ndetse wa mugore Esther nawe yari arimo acuruza imbuto nk'uko bari bamuhaye imbuto ngo ajye gucuruza, ndetse imbuto nazo yari yazigurishije ahubwo ari kugaruka gufata izindi. Nuko ubwo Esther yarageze ahangaha yahise abona wa mugabo Sam aho yari yicaye. Ahangaha yari amaze kubwirwa yuko ari papa w'aba bana uko ari babiri. Nuko uyu mugore arangije araza aramwegera aramubwira ati nyakubahwa, ndizera ko byanze bikunze unezerewe kuba ufite abana bawe b'abakobwa nk'aba ngaba. Nuko Sam arangije araseka aramubwira ati abana banjye ni beza cyane. Aramubwira ati ndashimira Imana kuba yarabahaye umugisha. Aramubwira ati aba bana nkubwije ukuri bazanye ibyishimo bidasanzwe mu buzima bwanjye. Nuko uyu mugore aramubwira ati nanjye nifuza ko nakagize abakobwa nk'aba bawe, wenda ngahagarika kwirirwa nzunguza imineke n'imbuto hano kuri izuba ryo muri Nigeria. Uyu mugabo Sam yabonye agahinda k'uyu mugore, nuko arangije amubwira ati nukwihangana. Aramubwira ati nanjye nacukuraga amabuye ku zuba rikomeye cyane, ariko aba bana Imana yanyoherereje bankuye muri uwo muruho nari ndimo. Aramubwira ati ariko madamu ntugire ubwoba, humura Imana izakwitaho. Aramubwira ati Imana niyo twese iduha umugisha kandi niyo idukorera buri kimwe cyose. Nuko ubwo rero bari bakomeje kuganira aho ngaho. Ahangaha ikiganiro cyabo cyaje kugera noneho kirarenga, kiza kugera kure. Nuko uyu mugabo Sam yaje kubwira uno mugore ko Lucy ndetse na Celestina batari abakobwa be. Umugore ati nibyo ushatse kuvuga? Uyu mugore yahise agira amatsiko. Nuko uyu mugabo Sam atangira kumusobanurira, ndetse amubwira ukuri, amubwira uburyo yabonye mu bano bana, ndetse amubwira uburyo mama wabo yabafashe akabajugunya muri trash. Ubwo rero Sam yari kumubwira aya magambo. Ahangaha uno mugore yatangiye gutitira, umubiri utangiye gucika intege. Uno mugore yahise muri we yumva ko byanze bikunze aba bana ashobora kuba ari abana be yajugunye. Nuko uyu mugore yatangiye gutitira, umubiri utangiye gucika intege, atangira gutekereza muri we ko byanze bikunze aba bana bashobora kuba ari abana be yataye. Nuko abaza uno mugabo ati se ushobora kuba wibuka amatariki ibyo bintu byaba byarabereyeho? Imbwa yamubajije, ijwi rye ritangiye gutitira ukuntu rifite ubwoba. Nuko uyu mugabo Sam aramubwira ati ndabyibuka neza cyane. Aramubwira ati ngibuka nkaho bishobora kuba byarabaye ejo hashize. Atangira kumubwira umuhanda, amubwira buri kimwe cyose, amubwira abana uko bari bambaye, arabimubwira byose neza. Umugore arabyumva, ndetse amubwira n'izina ry'uwo mugore ufite uburwayi bwo mu mutwe wabatoraguye.
muri ako kanya sura y'uyu mugore yatangiye guhinduka. Uno mugore atangira guhumeka cyane. Uno mugore arangije arakolapsinga yikubita hasi. Umugabo wese ataka cyane agira ubwoba, atangira guhamagaza ubufasha. Abantu bahise baza birukanka ngo baterura wa mugore. Uyu mugore Esther bahise bamufata bamwerekeza kwa muganga, nuko abadokiteri batangiye kumwitaho, batangira kumupima. Ariko no mugore already yari yamaze kuba paralize uruhande rumwe. Batangiye guhamagara abavandimwe be, ariko nta muvandimwe n'umwe wigizuza kumureba. Babakobwa uko ari babiri, Lucy ndetse na Celestina, bagaragaje umutima mwiza cyane nk'uko bari bawufite. Ahangaha rero byarangiye bano bakobwa ari babiri bemeye kwishyura buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo uno mubyeyi babashe kumwitaho. Nuko nyuma y'igihe rero Lucy ndetse na Celestina baje gufata mama wabo wa wundi ufite uburwayi bwo mu mutwe, barangije bamujyana ku bitaro byita ku barwayi bo mu mutwe. Nuko uyu mubyeyi rero yageze ahangaha baramupima. Nuko bamaze kumupima, dogiteri aza kubabwira yuko ibi bisazi yari arwaye bishobora kuba byakira, byavurwa bigakira. Muri ako kanya aba bakobwa ari babiri bacyumva ibyo ngibyo, bahise bishyura buri kimwe cyose gishoboka, cyose cyasabwaga kugira ngo uyu mubyeyi abashe kuvurwa. Noneho mu gihe gito cyane wa mubyeyi yatangiye none kujya asubiza ibibazo bisobanutse by'umuntu muzima. Wa mugore Esther nawe yaje gukira, nuko yerekeza mu rugo aho yabaga. Uyu mugore yari afite mukuru witwa Aisha. Uyu mugore yari avuye mu cyaro kugira ngo abashe kumufasha aho yabaga. Nuko akigera aho ngaho, Aisha yatangiye kumubwira nabi cyane ndetse amurakariye. Aramubwira ati reka nkubwire, iyo bitaza kuba Imana, bitaba kubw'Imana, ngiye ntabwo nari kuza kugufasha, ntabwo nari kuza kukurwaza. Aisha aramubwira ati wa mugore we urikunda cyane, buri gihe witekerezaho gusa. Atangira kumubaza ati se babagabo wahoraga wirirwana nabo, uryamana nabo, bo muri ragose bari hehe? Ese bari hehe? Ese abana wabyaye, impanga wabyaye, niki wakoreye bari abana we innocent, bari abana bizira karengana wabakoreye iki? Esther ndakwingize mbabari umbwire. Ariko Esther ahangaha yari weak, nta mbaraga yari afite, ndetse yari afite ikimwaro cyinshi cyane muri we. Uno mugore ashobora kuba yavuga, ariko byari bigoye kugira ngo abashe kuvuga ukuri kwe. Byari bigoye kuba yavuga uburyo afasha abana be akabajugunya muri garbage, akabata akigendera. Aba bana yari yarajugunye muri puberi. Ubu noneho bari abana bakomeye cyane, bafite business ikomeye, bafite amafaranga, ndetse aba bakobwa bari barahindutse abantu bafitiye akamaro society. Uyu mukuru we arangije atangira gusakuza cyane, ariko uyu mugore Esther arakomeje araceceka. Nuko hashize ibyumweru bikeya, Lucy ndetse na Celestina baje gufata akaruhuko. Rero bafashe umwanzuro wo kujya gusura mama wabo, umumama wabo wari ufite uburwayi bwo mu mutwe wabatoraguye. Baje kugera rero mu bitaro aho ngaho aho yari ari kwitabwaho. Nubwo uyu mubyeyi yari agifite ibibazo bikomeye atarakira neza, nuko za mpanga zaraje zicara aho ngaho hafi y'igitanda yararyamyeho. Uyu mubyeyi yari yahawe information, yari yabwiwe yuko aba bana ari bo bishyuye buri kimwe cyose. Nuko uyu mubyeyi arababaza ati se nukubera iki muri kumfasha? Lucy arangije aramusekera, nuko aramubwira ati turi abana bawe, wowe uri mama wacu. Nuko Marita arabitegereza. Nuko uyu mubyeyi Marita arabaza ati se naba narababyaye ndwaye ufite uburwayi bwo mu mutwe? Nuko Lucy aramubwira ati oya. Ko arangije yitsa umutima, aramubwira ati waradukishije ubwo twari turi muri puberi. Mama wacu tubyara yari yatujugunye, wadukuyemo urangije twitaho, waradukishije igihe nta muntu n'umwe wari uraho ngaho kugira ngo adukize. Turagushimira cyane kandi turagukunda. Abadokiteri bari aho ngaho ndetse n'abanasi bahise bamenya iyo nkuru yose, iyo uyu mugore ufite uburwayi bw'umutwe ndetse n'izi mpanga uko ari ebyiri, ndetse bamwe muri bo batangiye kurira. Ahangaha rero ubwo ibintu byiza byari bikomeje kuba hagati y'izi mpanga ndetse n'uyu mama wabo. Kuri Esther aho byasaga nkaho ari umuraba uri kuza winjira mu buzima bwe,
haje rero gusohoka resita cyangwa se ibisubizo by'ibizamini bari bamupimye kwa muganga. Ahangaha hari lisite y'indwara arwaye nyinshi cyane. Uyu mukuru we wari uranga kumurwaza yarebye report yawe kwa muganga, nuko aramuhindukirana ndetse n'umutima uremereye cyane, aramubwira ati murumuna wanjye Esther, aramubwira ati wa mugore wenda kwinginze wakagombye kwicuza ibyo wakoreye impanga zawe. Ese ni ukubera iki icyorezo icyo ari cyo cyose kiri mu mubiri wawe? Nuko arangije amwereka report yavuye kwa muganga ndetse arayimusomera. Yararwaye hepatite A, yararwaye syphilis, yararwaye gonorrhea, kidney, yararwaye diabete, yararwaye hypertension, arwaye umutima, yari paralize, ndetse yari afite liste nini cyane y'ibintu arwaye n'umugore. Nuko Esther ahangaha ubwo yari kumva liste y'ibintu arwaye byose, yagumye ngo kurira cecetse, amarira yatangiye gushoka ku matama ye. Aravuga ati Esther, ntabwo iki ngiki ari igihe cyo kurira, ahubwo iki ni igihe cyo kugira ngo wicuze ku byo wakoreye abana bawe. Nuko Esther yaje gufungura umunwa, ijwi rye ryari ricitse intege cyane. Nuko aravuga ati ndakwinginze mpamagarira za mpanga zishyuye zanyishyuriye ibitaro, ndumva ashaka kubareba. Ahangaha mukuru acyumva aya magambo yumvise se nkaho agize urujijo muri we, ariko yahise afata telefone ahamagara za mpanga. Nuko impanga ziramubwira ati nidusoza akazi turaza kunyura aho ngaho. Ahangaha rero uyu mukuru we yatekereje yuko Esther ashaka kubashimira ku byo bamufashije kuba baramwishyuriye akabasha kujya kwa muganga, ariko byari ibindi we atatekerezaga. Ahangaha rero muri mugoroba imiryango yarafungutse, impanga uko ari ebyiri zarinjiye, Lucy ndetse na Celestina. Abanga uko ari babiri bari baherekejwe na papa wabo, baje kwicara aho ngaho rero ndetse na Esther. Uyu mugore Esther atangira kurwana no gushakisha uburyo yavuga. Nuko uyu mugore Esther atangira kuvuga n'ijwi ricitse intege cyane, ndabinginze nimumbabarire. Lucy aramubaza ati turakubabarira iki? Ko Esther arangije umutima arababwira ati ndi mama wanyu, ni njyewe wabajugunye muri puberi. Sam aramubwira ati oya, ibyo uvuga ntabwo ari byo. Ibi ngibi mu by'ukuri Sam ntabwo yarimo yumvisha ko ibyo umugore ari kuvuga ari byo. Nuko umugore arababwira ati nibyo. Ahangaha rero Esther yatangiye kudescribing, atangira kubabwira buri kimwe cyose, ababwira imyenda bari bambaye, ababwira aho yabasize, yababwiye ibintu byose basanga nibyo koko, ndetse bihura n'ibyo uyu mugabo Sam yari yabonye umunsi wa mbere ubwo yahuraga n'aba bana, ubwo yatoraguraga aba bana. Ahangaha n'umugabo yahise atangira kubabara cyane ubwo yari amaze kubona yuko uyu mugore Esther ibyo ari kuvuga ari ukuri. Celestina araterura n'agahinda kenshi cyane, aramubaza ati ibi bintu koko warabikoze? Uyu mukobwa ati iyo tutagira umuntu udukuramo hari ahantu twese tuba twarapfuye. Umukobwa aramubwira ati iyo tuza kubimenya twari kukureka ugapfira hariya mu bitaro. Uyu mwana Lucy nawe n'agahinda kenshi aramubaza ati se niki cyatumye tujugunya, niki twagukoreye turi abana, niki cyatumye dukorera ibintu nk'ibyo ngibyo? Ahangaha bose batangiye kurira, buri umwe wese yaracecetse hano muri iki cyumba. Esther ati nimumbabarire. Mu by'ukuri ubwo Esther arimo yinginga ngo bamubabarire, ijwi rye ryari rifite intege nkeya cyane. Nuko Celestina aramubwira ati oya, ntabwo twakubabarira. Ahangaha mu by'ukuri abana uko ari babiri bari bagifite uburakari bwinshi. Niba ati ntabwo ukwiriye kubabarirwa. Esther binginga ati ndabinginze nimumbabarire, ndabizi neza ko bitewe n'uburemere bw'ibyo nakoze nakwiriye imbabazi, ariko ndabinginze nimumbabarire. Ahangaha buri umwe wese muri iki cyumba yaracecetse, ndetse buri umwe wese yari afite emotion nyinshi cyane. Sam yaracecetse, hashize umwanya munini cyane nta kintu avuga.
nuko arangije afata ibiganza bye afata abakobwa uko ari babiri arabasohokana bakura aho ngaho mu cyumba. Uyu mugabo arangije arabavugisha kandi ari calm cyane, arabinginga arababwira ati nimwitegereze Esther uriya mugore uko ameze. Aramubwira ati byanze bikunze uno mugore amerewe nabi. Nuko ashize akanya gatoya bose bacecetse, za mpanga zaje guhamagara wa mubyeyi wazitoraguye muri puberi, wa mubyeyi wari uri mu bitaro, zimubwira buri kimwe cyose. Ariko batunguwe nuko uyu mubyeyi nawe wari uri ahangaha aryamye mu bitaro, wari ufite uburwayi bwo mu mutwe. Yababwiye ati nimukore ibishoboka byose mu mitima yanyu, mushaka uburyo mwababarira uwo mugore. Nawe yabagira inama yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagashaka imbabazi mu mitima yabo bakababarira uno mugore Esther. Ahangaha aya magambo yariyongereye ku yo papa wabo yaramaze kubabwira. Nuko impanga zarongeye zinjira aho ngaho mu cyumba aho Esther yari aryamye, bafite umutima uremereye cyane. Baramubwira bati turakubabariye, murakoze cyane. Ahangaha ni Esther wari ubashimiye, ijwi rye ryari wiki ariko yari yishimiye ko bamubabariye. Nuko izi mpanga ndetse na papa wabo bahise bava aho ngaho nta kindi kintu bavuze. Bumvaga byanze bikunze ahangaha ariyo mahoro bashobora guhuna umugore. Guhera uwo munsi wa mukuru wa Esther yatangiye kumutreatinga neza, ntabwo yongeye kumusakuriza, ntiyongeye kumubwira nabi. Nuko muri uwo mugoroba Lucy ndetse na Celestina baje kwicarana na papa wabo ubwo bari kurya ibyo kurya bya nimugoroba. Batangira kuganira bitandukanye mu byo batangiye kuganira mu byo baciyemo. Nuko Lucy araterura arambwira ati kuva twababariye Esther ndakeka ubu ngubu ari mama wacu wa kabiri, twakagombye kumufasha. Celestina nawe aravuga ati ejo twakagombye gukora ibishoboka byose tukamufata tukamujyana kwa muganga bakamwitaho. Nuko abangaba uko ari batatu, papa wabo ndetse n'abakobwa babiri, baje kubyumvikanaho ko bagomba kugenda bagafata uriya mugore Esther bakamujyana kwa muganga. Nuko muri iryo joro abangaba bose uko ari babiri bagiye mu buriri ariko bafite ibitekerezo byinshi cyane muri bo. Nuko mu gitondo cya kare Sam, Lucy ndetse na Celestina barabyutse, ariko babyuka bose bumva umutwe uremereye ndetse bari kubabara. Ariko Esther amahirwe makeya ntabwo yigize akanguka. Ubwo mukuru we yagerageje kumunyeganyeza agerageza kumubyutsa, Esther ntabwo yigize abikora, ntabwo yigize abyuka, n'amarira menshi cyane mu maso. Yahamagaye Lucy, arangije aramubwira ati Lucy, mama wanyu yapfuye. Lucy ndetse na Celestina ndetse na Sam bahise birukanka berekeza aho Esther yari yapfiriye, aho yari ari kuba. Za mpanganiro zari zimaze guhura, kumenya ukuri kubabaje, ukuri guteye agahinda. Zabashije kubura mama wabo zibyara ariko zikimumenya. Bahise bafata rero wa mubiri wa mama wabo bawujyana mu cyaro. Ahangaha basanze bene wabo, babyara babo ndetse nabo mu muryango batandukanye. Birengagije buri kimwe cyose, birengagiza ibyo uyu mugore yari yarakoze. Ahangaha muri village bifatanyije n'izi mpanga uko ari ebyiri, barangije bashyingura uyu mugore Esther. Ahangaha rero Lucy na Celestina ndetse na papa wabo Sam bari bafite agahinda kenshi cyane ubwo barimo bashyira indabo kumva ku gituro cy'uyu mama wabo Esther. Birengagije buri kimwe cyose mama wabo yari yarabakoreye, ariko bamuha icyubahiro. Nuko bamaze rero kumushyingura basubiye mu mujyi. Nuko hashize igihe gitoya wa mama wabo wabatoraguye, ubu ngubu noneho yaramaze kuba muzima, abasha kuvuga, yaravuye mu bitaro ameze neza. Ahangaha rero yakomezanyije nabo ndetse aba mama wabo nk'uko bari babyifujije. Bose rero
bubatse ubuzima bushyashya ndetse bubaka ubuzima buri peaceful, ndetse bafatanya bose mu gukira ndetse no kubaka umutima. Wakoze rero kubana nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndizera ntashidikanya yuko iyi nkuru hari ibintu byinshi hinduye mu buzima bwawe. Ndakwibutsa yuko umwanya wawe ari uw'agaciro kuri njyewe, kandi njyewe buri gihe mpora nkwibutsa yuko nkora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo zidukangure, kugira ngo zigishe society. Ibintu mvuga ngaha kenshi biraba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ni byiza yuko wafata inkuru nk'iyi ngiyi ukayisangiza abagenzi bawe, ukayisangiza n'inshuti, nazo zikigira ku nkuru nk'iyi ngiyi mba nabateguriye. Yisharinge hose aho ushoboye, ndetse ubwire mugenzi wawe nawe ayisharinge. Kandi ikindi cya kabiri, ndakwibutsa wowe nimba uri mushyashya kuri channel yacu, ndagusaba yuko wakanda subscribe ndetse ukareba ahantu hari inzogera ugakandaho kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Mwakoze rero kubana nanjye, ndetse mwakoze guhitamo behind was tales. Nawe utanda bakunda cyane. Ciao ciao.